Nese bitebye. Wese kuri n'ibikapu bita. Ndagiye. Rotashye. Shirina warize kwivuna. Nese uratashye utashye he ubundi wowe bite byawe. Inzira gera mu menyo ntubasha no guhagarara ngo uratashye. Ubona ubuzima bw'akajagari gutya twabukomeza tukabamo. Ubuzima bw'akajagari se buhe? Nabonye mutanyeneye urugo rwanyu musigaye mora mu ntambara bishobora no kuzabyarira amezi ndejeje ndangita itanagejeje igihe kubera ukuntu musigaye mwirirwa mufite ibibazo rero igihe nihanganye kirahagije reka nkure rwose hano uba muzima muri wowe ubundi busanzwe. Rekura mpereza hano. Ako se ufite ikihe kibazo? Tuza banza umbwira ubundi se ugiye he? Ugiye he? Ndagiye ngiye gushaka mama ngiye kujya gushaka ahantu ho kuba ntago ngiye urugo naro. Mama wasigiye kumujya kumushakisha igikapu? Ase wamba bari ukandeka. Uba wagiye sinyibasha kwiyina ngo naniyoza ibirenge. Ubu surangumisha nta n'umuntu ufite supportinga go. None se wagira ngo nge nkoza ibirenge jewe? None waretse nkajya gushaka abazajya baraba. None se ahanga nta bakozi bahaba? Nimba ukeneye n'umukozi wawe gute cyangwa mbwire mushaka? Nzamagara umukozi mubwira ngo ngwino nyoza ibirenge. None se ngibyo warabimbwiye ibi kibazo? Umbese urarebye uravuga uti reka mbigire urwitwazo kugira ngo ngende. Ntago muvuye mu butembere. Imwari mwaragiye. Hari kugira umuntu muri bo. Ubuye bumuntu. Ubu tumaze iminsi mu bitaro ko twagiye mu butembere. Mu bitaro. Kabicyo natekereze kugenda. Umuntu ushaka no kuvuga ati aba bantu ubundi babahe. Ariko ubundi ubayeho. Ahako ngiye birandeba. Ubundi nibaza ubundi umwana uzabyara wazaza atandukanye hehe nawe. None niba udashaka umwana umeze nkanjye kubera iki wumva ukeneye kumugumisha uruhande rwawe. Nuko ari amaraso yanjye. Ntago ko ngukeneye cyangwa nkwishimiye miya. Rero rekana nakubwira ikintu kimwe. Uyu ni umwana wanjye jewe ngenyine. Hari ikintu mumariye? Hari icyo ubona umumariye? Cishwa hanga abantu muri ibyo ngibyo. Nakunda babare. Utambabarije ukambangamira nkahita turwanira hano. Uturwanira ufite ziye mbaraga. Okay, basi byo kutungana no kuvugana nawe reka tubireke sibyo. Reka tujyemo. Basi ibyo byose ushaka ndatangira ndikore guhera uyu munsi. None waretse nkigenda. Ariko se uragiye ushaka kugenda ujyaye. Ntabwo ushaka kujya kwangara n'umwana wanjye ndakwinginze. Wowe mwana wanjye namara kuva ku ibere nakubwira icyo uzagenda. Kamubwira ibintu mba numva nshaka. Niwumva bishobora ndasubira mu nzu. Ushaka iki se kandi? Nsigaye nicuna nabura umuntu ndi iruhande nkumva ubwo buzima. Ndabugushakira ajya kujya akurarira impande. Ngiye kugushakira umuntu uzajya gufasha ibintu byose. Kandi nshaka wowe. Ariko se ngiye unshaka mute kandi? Ntago nkubwiye ngo ujye uza turarane. Ariko byibura agiye wicura nka gatatu mu ijoro uzundebe. Reba uyu si tantine wanitse imyenda hano itangiye kuba. None se tantine ibyo ngibyo bijemo biti birakureba hiki? Nakoze ibintu byose byabaye urwitwazo. Uzajya wicura inshuro 3 uzundebe. Nijoro. Ije kandi nawe urabizi ko rwose bidakunda. Bose kuza kukureba ntago nyoga ngo nyine umuntu uzajya unjyana muri douche nta kindi gusaba. Nakubwiye ko ndaza kugushakira umuzajya bigufasha ari ikindi. Ngaho tugende mu. Ngiye ikibazo cyawe nyemerera ibintu ntuko. Ariko si byo ngibyo nibihe. Ngiye icyo nakubwiye kidashoboka no kuba nabyuka buri joro ngikiri ikindi ndakuzanira umuzajya gufasha. Oya niba ari uko nguko bimeze nawe. Oya ntabwo bishaka. Babarira. Niya tugende kandi wigira. Neza mbyukuri ntabwo ngukuruzwa n'iki. Nabero ndikubwira. Urifasha ubyuka wiriza kugira ngo ugende bite. Uraburaye wabwiriwe wabuze iki. Nusene barambwiza ukuri. Muburarizwa n'iki. Ngize mubya nabi. Ngize mutunga intoki nakubise nakoze iki. Mwaza sha.
Sa Nikiragukore. Ese bihuriye no kuburi kurira. Hajina kubiye kumurira kirushije ubushobozi bwawe. Ubu nyereze ni na misale yarwi nateye ipasi. Useje kandi uje kwiterera ipasi. Wirirwa hano wicaye ureba televiziyo tu. Gukora barabyanze n'ushaka gukora. Iyo ushoboye no kuzukicara aho ngaho gusa ukifata ukarira. Nusu kurizwa n'iki? Nubona kimufite kindi. Ngaje basanga ari umushinga ubonye. Sabona nagize uruhare rwo kwinda yanjye kugira ngo ivamo. Byose bije gute n'indi bikoresha. Kuko mfata ndabivamo. None se gufata gute cyangwa ushaka ngufate gute? Kambwira mama uteza amatwi. Ushaka ngufate gute? Sa ntabwo nihangana bihogeje. Nizo ushaka ngura iki nimba wihangana? Njye ntabwo nihangana. Nibaza ikibazo cyawe ugira uri kunda ukakabya wirebaho gusa wowe. Yego uri kunda. Ntabwo bincitse uri kunda. Ubu se utekereza ko ngiyeho noneho ndi umugabo mbese ufite ishema uryohewe mu rugo rwe wizihiwe nzaseka usendaseka kuko habaye iki? Nigeze ari kintu kimwe nigeze mvugana nawe. Sinaguhaye amahoro. Ntabwo njye ntayo mfite. Umuntu atanga ibyo afite. Reka nkubwize ukuri imbere. Ntega amatwi unyumve. Ubuzima bwanjye nafite umwana ntacyo bumariye. Afazanye napfa bikarangira. Ubu rero muri aka kanya ikintu gifite ikintu cyonyine kimbwiye kinajishinga nuko uriya mwana antwitiye agera ku isi. Nawe ubwe nta n'ikintu ambwiye. Ubwo rero ntabwo uri kunsaba ibintu ntafite. Sawa cyangwa ndabaza. Sereka mubaza ubundi bw'umuntu abagukunda nakora n'imbaraga zibigaragaza cyangwa zibikwereka. Nukuri ibyo ubona nta kintu mfite cyo kubivugaho nta n'ubundi bugiye no kurwana kugira ngo kubwire mu bimeze gutya cyangwa ntibimeze gutya. Nakubwiye ko muri aka kanya kibigeze imbere. Nuriya mwana sinzi uzaba ageze ku isi. Kumbwira ngo ndagukunda. Iyo mba ntagukunda mara gusoye muri ino nzu. Ntabwo nakunda nakura rimwe nawe. Nicyo mbona usigaje. Uretse turacyarara mu myotsi. Nzahorara. Ese sa basi bwari mu gihe wicara ugatekereza ku buryo kingiye n'iyumva iyo mbona umwana wanjye yapfuye mu biganza byanjye. Sinari ariko nigeze kubwira ngo uyu mwana niwe wamwishe. Suku niruka gute ngo wajyane igihe wamwishe. Nicyo kibazo cyawe. Ndano n'umwana wanjye turi kuvugaho. Njye ntabwo ari uwanjye. Cyangwa ukeka ko ari wowe wari umukeneye cyane kurenza jyewe. Umva sheri, najya nkwibutse ko uriya n'umwana wacu, sibyo? Twabuze. Waramubuze nanjye naramubuze. Kuki utumva ko ibyankozeho? Kuki utumva ko binteye ikibazo? Ese ukeka ko ngo unezere kuba ngiye kubyara umwana hanze mfite umugore wanjye bitakunze ko tubyarana? Ese kuki umva ko bitakunda? Urumva? Ese rero ubwirwa n'iki ko inyuma hari undi mwana usigayeyo? Ko twe tugize Imana ikaduhumisha tukamubona nyuma y'imyaka 5-6 noneho hakabaho impamvu wenda ituma uwo mwana Imana imwisubiza. Kana namwe nigeze nkubwira ko ikosa ari iryawe ntabwo mbikurenganyiriza. Ariko ikintu cyonyine utumva ntabwo wumva ko ibi bintu ngiye nk'umugabo nanjye bimbuza amahoro bituma hari ijambo nshobora kujya no mu bandi bagabo. Gusa nakitwa umugabo gute? Sawa Okay,
akaranyemerera tubyihore tuke no kubitindaho sibyo nimba ari ikintu ukeneye ukimbwira nkigukorera ibindi byo rwose nanjye nta byishimo mfite nta n'amahoro mfite mu mutima wanjye okay ngiye basi nkwibwira icyo nkeneye umwanya Nelly shana kuko Imana ibaza ko mvuye gusenga kusumiye uranshaka iki ubu magambo wambwiye ntagahagije tuvuga niki tuganire hari icyo wasigaje se kumbwira basi ugiye kumbwira gishyashya ibintu Imana yambwiye ibintu bamanuriye bikubwiye David wiriwe gute se basi umeze ute Okay Mia please mbabarira hano mbandi ntukahabe iri wagiye ukanzanira yogurt kandi kumva nshaka kunywa yawurute kubarya ndi umuriro wawe ngo bariye kuko kiri mu cyumba ukajya kuyinzanira nibone nayishyize nayika muri firigo kandi rwose mu cyumba ni kure sibyo ninajyayo noneho ndiravoma ejo wagiye kuyinzanira kuzi kumenyera cyane cyangwa ubona uvuga nka cece umwana wanjye ugiye gupfa kubera Nelly yanze kunzanira yawurute Mia yawurute yawe iri mu cyumba menye ko ngiye kwizana ko umwana wawe ntabwo ari ukubera wowe mwana wanjye icecekere niragiye kukuzanira akayawurute umwe uriya mugore utabyara agomba kukwita hakuba ubitekereje ute kuzana trike yo kwitatsara shobora koze ni ukuri iya urute kubera ari teretse hasi ndabona yapfuye isubize uzi ubwo wanjye n'indi kuko ngubu ugira ngo kuko umwana wanjye azapfe reka pe turebe kandi aramutse apfuye wahangayika dore niyo makiriro yonyine musigaranye yande nande reka wowe na Sande buriya mwabaye nk'umwavanze amaraso sure nukuvuga tunatekereza bimwe ntabwo mutekereza bimwe ariko imibiri ni umwe ubu amaraso ya Sande kuba ndimo nayanira ndimo kene n'ubu reka amaraso ameneke ushaka kumena amaraso mana we yagiye kunyicira umwana cyokora ndakoze no kutanywa kuri yawurute Nelly wari ushyizemo ibiki Nelly wari ugiye kunyicira umwana niyo mpamvu uri kuvuga ngo amaraso ameneke ubu ngubu ugiye kumena amaraso ariko mana yanjye muri abantu babi muri inyamaswa ubu ugiye kumena amaraso y'umwana w'inzirakarengane iki kibondo Mia gabanya kwatinga hano
ntabwo ndi Sande kwatera ntawe uri hano. ariko ibaze ko uvuze ngo ugiye kumena amaraso ngamana yanjye naragenze ndabona shokora mwuka wera batahe mu mitima yanyu. yanyu Kandi ndarivuyemo ukabuta musomyeho birakize. ese nawe uruti ipfuye ko nagusabye induka yinyima Mwana uri gitangaza pe. Mia. Ndakwihorera buri munsi. Uramvuga cyane. Nkaceceka. Nkavuga ati wenda ushobora gukora ikintu kibi uwo mwana w'inzira karengana akabigenderamo. Ariko ntakubeshye. Maze kongera kandi umunsi nakurutse uzankira. ndetse ntabwo abazi ko ari gutera ubwoba umutwe w'iterabwoba kwira umugabo wese arahamye Kuki umbaza umugabo wanjye? ndamushaka Nawe ari. yagiye Kuba nkubwiye ko adahari ibyo ntibihagije kuko ushaka kumenya aho yagiye. Byari ikintu kuri wawe. uzi ko ushobora kuzamama mushiha nta munsi n'umwe ushobora kuzavuga neza. Nta kibazo. Ntaho hari ari ubutumwa rero namugeneye ukumugenera namugeneye yego kumugenera n'abandi mu ishuri ry'Ikinyarwanda. Okay, nta kibazo n'umugabo wanjye. Ndashaka umugabo wawe. Okay. I have a message for him. Wayimare ko n'umugabo wanjye mu gihe usanze adahari. Harya umugore w'umugabo. Ikibazo ni kimwe ndumva ne agahinda. Ubuze mbihere. Genda kiki. Shaka bihera kuko n'ubundi wavuye mu rugo wabiteguye wateguye ikiganiro ugiye kuganira nawe. Ndi gutekereza ikinyarwanda giye kubivugamo. Icyo bivuga mu rurimi ushaka. Mukuregera. Ubwo ngubwo. Ndakuregera wowe ubwawe. Uza kurega nde? Reka rero mubwire. Ntuzatekereza ko urugo rwanjye ari nk'urwa Sande wahinduye urwawe, sibyo? Ikindi nkwaye gasopo hakiri kare. Ko n'ubundi Regis ntabwo ari type yanjye rwose karaga ngo twanga tubi nta nubwo wamukura ese ubwo wese urare ugasanga uri type ye. Urakeka se mukeneye. Yo maskini ya Mungu. Bivuga uruhuke. Bivuga uruhuke ndabona bikurema. Wambwire Mia, sinzi icyo wigize cyo. Wigize umuntu urenze, wigize umuntu wa danger, nta nubwo ushaka no kubahira umuntu yuko uri mu rugo. Regis rwose ntabwo mukeneye ikintu cyo kinarije kumukubwiraho. Narije kumubwira ngo yiyama umugore wari we wowe. Ibyo mukora byose mubikorere hirya cyane ahantu ntareba. Munkure mu bugambo bwanyu na business zanyu ziciriye. Wanjije wese urare ugasanga umugabo wanjye afite umwanya wo kubushyira mu kanwa ke. Urare ugasanga urareba ugasa umva mbwire urareba ugasa ndakwiriza amase uri igitoki ndya uramatanywa unyinjiriza iki kugira ngo we ngo mvuge. Aho wamugani kuki ngutesha umutwe. Akomeza kumaze uzi ko kuba igihe watwiti uriyenza abantu barakubashye bagutwaye gahoro bagutwaye gake ariko aho bigeze bimaze kuba too much sibyo. Uzi ko usigaye unyirirwaho kurenza uko Nelly yakanyiriweho. Mwirirwaho wowe mwirirwa naho nande uwo mwanya ndafite ikibazo ni kimwe ntabwo mwirirwaho hehe wakabimenye se nyine ndabona gukora akazi kanyinjiriza icyo reka ndikubaza ese ko ndikukubaza wowe ndakwirirwaho nyinjiriza iki ko ndikukubaza nawe ukambaza. Reka mubwire je ntuzamenyere ntuzananyinjire mu rugo ntuzananyinjire mu buzima nkuko wazengereje Nelly ngi nagupasura umva ukibagirwa isura ukanibagirwa ko nge nawe twigeze tumenyana
kandi ikindi unkurira umugabo mu matiku urumva unkurira umugabo mu matiku uzi ko buri hari ikintu kimwe abagore mugira nanga cyane muravuga cyane ko mukora ibikora wowe uri iki sweetheart n'ubunyanguzazi unkorera ikintu kibi niba ushaka no kumba mu rugo gese ndumurozi nkawe genda umurozi nkawe ushaka gukora ikindi kintu kibi do it genda umurozi nkawe always talk nta kindi sohoka mu rugo rwanjye ese nta kandi kantu uzi gukora sohoka mu rugo rwanjye sohoka mu rugo rwanjye jye ntuzankange ngo uratwite ngo ibiki n'iki iyo nda nayikuramo ubundi nkagera nkafunga yawe do it